narebaga inyuma iyo naturutse havuga yewe reka ngo umuhanda njye nteka ariko nirire ako base mpagume. Uwo munsi nshima Imana ndavuga ngo data wo mwijuru ndagushima ko uyu munsi ntambaye iroza kuko byarashobokaga ariko Imana yabanye nanjye Amashimeshi twakira umukozi w'Imana. Imana ibamugisha. Eugene yazaga dufasha gusenga Imana akamushira mu biganza by'Imana. Murakoze Imana ibamugisha. Tuye kugira ngo mugire ijuru dufate uyu mwanya kandi wo gusenga dusengera umukozi w'Imana, hanyuma mu mutunga ibiganza kugira ngo Imana ibane nawe muri uyu mwanya agiye kutubwira ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana. Mana turagushimye kuko uri Imana ikomeye, uri umwami wacu, uri umwami w'abami. Tukuzamuriye icyubahiro ko nta wundi ukwiriye icyubahiro nyakubahwa Imana. Twemerere aya masaha tugiye kumva umukozi wawe atubwira ubuhamya bw'ibyo wamukoreye kandi bikomeye kandi byiza kandi bigize icyo bivuze ku buzima bwacu. Reka mwambike imbaraga z'umwuka wera. Reka mwami Imana yacu ibyo avuga byose bihindure kandi bigira icyo bukora ku buzima bwacu. Kwirukanya imbaraga zose za Satani, imbaraga z'imyuka mibi, izo mbaraga zose turazihambiriye mu izina rya Yesu. Reka mwuka wera abe muri we amufashe, amushoboze kandi imitima yacu igiye kumva ubu buhamya naho wamukuye. Mwami Imana yacu bidutere guhindukira ndetse no kukubaha no kukuramya no kuguhimbaza mu izina rya Yesu. Amen. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera oya ntabwo azahera Imana iyo wamaze kuyahabwa ayiwe oya ntabwo azahera azaza nawe ntabwo azahera azaza oya ntabwo azahera azaza oya ntabwo azahera azaza oya ntabwo azahera azaza amasezerano ntabwo azahera azaza oya ntabwo azahera azaza oya ntabwo azahera azaza oya ntabwo azahera azaza. Yesu wo mwijuru abaho umugisha. Muri abajeni beza, Imana ibagirire neza. Rero ku batanzi amazina yanjye nitwa Mugore Wera Egidia. Yesu yangiriye neza nyuma y'igihe kirekire, nyuma y'imyaka 15 anyita Mama Hirwa. Uyu munsi nitwa Mama Hirwa. Haleluya, haleluya. Yesu rero aduhana umugisha. Ndi umukristo wa hano, impamvu nari nivuze hashobora kuba harimo abashyitsi batari banzi. Rero uyu munsi tugiye kubana mu kanya gatoya mfite, ndagerageza ngakoreshemo neza kugira ngo nawe wari wihebye uyu munsi, kugira ngo nawe uyu munsi warucitse intege, kugira ngo we wumvaga ko ibyawe bitasubizwa, wumve ko hakiri ibyiringiro kandi dufite Imana ishobora byose. Yesu nashimwe. Rero uyu mubona imbere hano, uyu witwa Egidia, yisanze igihe kigeze ababyeyi banjye bankurwaho muri 94. Umuryango wanjye ababyeyi banjye bitaba Imana, nisanga nsigaye jyenyine, nsigaye ku gasozi, ntagifite umuryango wo kundera cyangwa ntagifite aho kuba.
ibi ndabivugira kugira ngo wowe w'imfubyi we wabaga mu miryango itandukanye umenye ko ubutabazi buhari. Yesu ashimwe. Rero nanjye niko byangendekeye, nabaye mu miryango myinshi itandukanye, nkaba mu rugo rumwe nkahamara igihe gito bakanyirukana nkajya ahandi, bikagenda gutyo. Mboneraho n'umwanya wo gushimira buri muntu wese wagize uruhare mu kunshumbikira, nkaba nararaye iwe, nkaba naranyuye amazi ye, narariye n'ibyo kurya bye. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Rero byarakomeje maze kugeza hafi nk'imyaka 17 ko urumva ntago byari byoroshye nk'umwana w'umukobwa ugenda uba ahantu hatandukanye, uba mu ngo zitandukanye kandi bugufi bw'iwanyu, ntago byari binyoroheye. Ariko Data wo mu ijuru yakomeje kubana nanjye, akomeza kungirira neza, niyo mpamvu uyu munsi mpagaze hano mushima. Yangiriye neza rero ngejeje imyaka 17, biza kuba ngombwa ko umuryango wa nyuma nari ndimo, umugore n'umugabo, barampamagara baranyicaza muri salo, hari nka saa 7 cyangwa mu saa 6 gutyo, turicara. Barambwira ati rero twagira ngo tukubwire yuko tugiye kugusezerera, utakemereye kuba hano. Ntago byari byoroshye, narababajije ngo ese noneho ndajya hehe, ariko barambwira ngo ugomba kugenda. Nibuka ijambo rya nyuma umudamu yambwiye, yarambwiye ngo wowe nutagenda genda, ubwo rusigaremo nimba ari byo ushaka. Ariko urumva ntago nari buhagume, nagombaga kugenda. Rero naragiye, umutima wanjye umbwira kwigira inyuma ho gatoya, kaduti hafi y'umuhanda. Ngambirira ikintu kitari cyiza mu mutima wanjye, ngira ngo nkubuze wowe uyu munsi, nawe wumvaga ibibazo byagusatiriye, ukumva nta handi wakura igisubizo, ndetse ukumva wakiyambura ubuzima. Ntago kwiyambura ubuzima ari igisubizo, ahubwo igisubizo ni ukwegera Imana kuko ibiri hafi yawe. Rero narabitekereje ndabigambirira, umutima wanjye urambwira ngo nishunge ikamyo nini igiye kuzana inage mu muhanda kugira ngo niyambure ubuzima, kuko nabonaga nta yandi mahitamo nari mfite. Birambabaza cyane iyo mbyibuka, urumva kugambirira kwiyambura ubuzima, kuko isi yari yanyasamiye. Nubwo nari ndi iwacu, nubwo nari ndi ku gasozi k'iwacu, ariko nta muntu wo kungirira impuhwe uwo mwanya nari mfite. Isi yari yambanye ngari, ariko Data wo mu ijuru agira neza. Nakubwira ngo nawe ihangane, ibyawe Imana irabizi. Rero ako kanya numvise ijwi rirushaho kumbwira ko hakiri ibyiringiro yuko nubwo ndi muri ubwo buzima ariko ejo bushobora guhinduka. Ijwi ryambuzaga rero ryaganjije, ryambwiraga kwiyahura kugira ngo nje mu ikamyo inyambura ubuzima bwanjye. Imana yakabyara yagize neza, niyo mpamvu mpagaze hano uyu munsi. Rero nahise mva muri urwo rugo, cumbika ku rundi rwari hafi aho ngaho, harara iminsi 3, nabo bambwira ko ngomba kugenda. Ntabwo byari byoroshye, nyamuneka, ntabwo byoroshye cyane, ntabwo byari byoroshye. Nawe urimo kubinyuramo uyu munsi byawe urabizi, nawe ntabwo byoroshye, ariko nakubwira ngo ihangane, mu ijuru hari Imana. Rero nafashe urugendo nza mu mujyi wa Kigali, icyo gihe nari mu ntara y'Iburasirazuba. Rangije icyo nakoze, naraje kikira ku muvandimwe, undi muntu wari warambwiye ko ari mwene wacu umudamu. Mpageze nawe yangize umukozi we mu rugo, yahise yirukana umukozi we, ndahaba. Nyuma musaba uruhushya, ndamubwira ngo yanyemerera nkajya gusura umuntu bari bambwiye ko nawe yaba ari mwene wacu waba ukiriho. Naragiye rero, ngezeyo ndamushaka ndamubura, ariko nza kubona undi muntu umusore angirira impuhwe, ambaza uwo nshaka, ndamumubwira, aramushaka, nawe aramushakisha aramubura. Amaze kumubura, nyuma araza arambwira ati namubuze, twakigendera. Twarasohokanye rero hanze y'ikigo, icyo gihe twari mu kigo cya Kanombe. Turagenda hepfo gato, angurira y'agafanta ndakanywa. Ndimo kunywa ku gafanta niko yambwireho ijambo ko yankunze. Nanjye naramwikirije mubwira ko namukunze. Uwo munsi hari ku cyumweru, aramerekeza. Amaze kumerekeza tugera ku modoka, ampa amafaranga, arambwira ati aha hantu twari twicaye ku wa 2 tuzagaruke, uzaze uzahansanga tujyane iwanyu. Byagenze, nageze mu rugo, hanyuma
ndabibabwira uko byagenze, banyemerera n'ubundi gusubirayo. Kuwa kabiri nagiyeyo, wa muntu ndahamusanga, turazana tugerana mu rugo. Ageze mu rugo ijambo yababwira ngo yankunze. Rero naramuherekeje amafaranga, arambwira ati kuwa gatandatu tuzabana. Urumva urwo rukundo ra? Mwarwumvise? Urwanyu mwebwe ruraramba, mukandikirana, mukagira gute, reka reka. Nje ni ku cyumweru, kuwa kabiri, kuwa gatandatu. Kandi nibwo twamenyanye. Ntago nigeze mubaza ngo ese wanyu ni hehe, ngo ese ngufite inzu, ngo ese ngufite amasafuriya. Ngira ngo sinana nabizi nimba banateka iby'amasafuriya sinanayaguze. Nje banguriye imyenda gusa. Rero kuwa gatandatu hageze, urumva narishimye, ndavuga ngo uko biri kose reka nigire gushaka. Ubwo nari mfite imyaka 17. Ndavuga ngo reka nigire gushaka, wenda ngize Imana ngiye kubaho batazongera kunyirukana. Ntago nashatse kubera ko numvaga nkeneye umugabo cyane, ahubwo nashatse kugira ngo mbone aho kuba. Wenda wowe uri hano washatse ushaka ko aragira amahirwe yo kurambagizwa, ukabenga, ugahitamo, ariko ntago ngiye ariko byangendekeye. Uwo nakundanye nawe, cyangwa simbizi niba ari ugukundana, sinzi inyito njya mbyita, ariko twihuriye bwa mbere akanyibwira ko yankunze, niwe twijyaniye. Rero twaragiye tugezeyo, nshakira aho ngaho wacu kwa mabukwe. Iminsi mike mutwara nshakira inzu, turabana, ndakomeza. Nibwiraga ko nshobora kuba mbonye igisubizo, ngiye aho kubona aho ngiye gutuza no gutekana, ariko ntago ari uko byangendekeye. Kuko nagezeyo ntangirira irindi shuri, kuko turi ku isi n'ubundi tuba dufashe igihe mu ntambara. Ishuri rero wenda ry'ubupfubyi nsa naho nari ndisizeho gatoya, ninjiye mu rushako. Ariko ngeze mu rushako ntangira guhura n'ishuri ryitwa Ubugumba. Ubugumba rero nabwo ntago bwanyoroheye, bwarandiye. Tumaze nk'imyaka 2 nibwo umutware wanjye yambwiye ati rero kadutangira urugendo rwo kwivuza, ko ndabona abandi babyara twashakiye rimwe. Twarivuje, tugeze kwivuza ku baganga ba mbere, turivuza baratubwira ati muri bazima mutahe, tugataha. Haca nk'undi mwaka tugasubirayo, tukongera tukifuza, ati muri bazima tugataha. Imyaka iradusatira, bimaze kugera nko mu myaka 4 cyangwa 5 nibwo umutware wanjye yanyicaje, arambwira ati rero mugore mwiza cyangwa mugore wera, tugomba gutandukana, ko kubyara biranze, tugomba gutandukana. Banongeye kwinjira muri rindi shuri nanone, yuko kubyara byanze cyangwa urugo runaniye, nongeye gusubira iwacu. Rega ubwo baransenze. Cyaga numva kera bavuga ngo umuntu baramusenda, simenye uko bigenda, ariko nge bansenze turi babiri, nkuko yari yaranyishakiye, n'ubundi niwongeye kunyicaza, arambwira ati rero dutandukane. Twaratandukanye rero, njya gusezera inshuti zanjye, ndababwira ngo urugo rurananiye. Nubwo umuntu aba ari ubuhamya abavuga cyangwa ari story, ariko ni ibintu byongera bikagaruka mu muntu. Usa n'ubibona birimo kukubaho, ko ntago wabyibagirwa. Urumva nawe nk'umuntu wari uriwe, umvaga ko wasubijwe, uvuga uti noneho Imana ishimwe ntibazongera kunyirukana, ukabona naho wari wibere barakubwiye ngo ngaho genda. Rero yaransezereye, aramerekeza, amimpamba, angeza ku modoka. Ndagenda ngeze hafi yana twari duturanye, mu baturanyi b'iwacu, kuko ntago bari nubwo twarabo muri famille yanjye. Boneraho n'umwanya wo kubashimira Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kwakira umugore. Ntago navuga ko yari yahukanye, ahubwo kwakira umugore basenze atazasubirayo, bakemera kunyakira. Imana ibaha umugisha. Rero barambaje se kuje, ndabwira nti ndiyiziye, urugo rurananiye.
mpamara nk'ukwezi kumwe, umutima wanjye urambwira ngo ngera usubireyo, ongera wisubire muri rwa rugo kuko naha ngaho uri nta kigenda, kandi aho hari hafi yo mu rugo, rwa rugo rwari ruturanye n'iwacu. Urumva guhagarara nk'ahantu ukajya ureba hari iwanyu ari amatongo utari bujyeyo ntabwo byari byoroshye. Ni mwihangane mwebwe mufite ibibagoye, mwe mufite ibyo murimo gucamo uyu munsi, mwihangane, mu ijoro dufite Imana. Narahabaye rero, mumbabarire, narahabaye umutima wambwira ngo haguruka wigendere. Narahagurutse ndongera mfata ibikapu byanjye rero ndicyura. Burya kwicyura bijya bibaho, bibaho ngo umuntu aricyura nabyo nkumva ntago bishoboka, nkaba ngo nge nagiye ntago narugarukamo, niko najyaga nibeshye, nkaba ngo ndinze nzinga nkagenda kandeka nkagenda ngo ntago urwo rugo nazarugarukamo, ariko burya uba wibeshya, biterwa n'icyakujyanye bikanaterwa n'icyakugarura. Burya nanjye rero naricyuye ndongera ndapakira ndaza, ngeze mu rugo agiye kubona ndahageze. Nageze mu rugo nsanga si uhari, hakinze njya kumurebera iwabo ndahamusanga. Maze kuhamusanga ndamubaza, arambwiye Jidiya uraje? Ntindaje. Ati Imana ishimwe, ati mu rugo ntabwo nigeze mbabwira ko wagiye. Ati uje rero Imana ishimwe nawe ntuzabibwira. Twasuye rero mu rugo rwacu iminsi iricuma, numva turi mu myaka 5 tusatira imyaka, tugejeje imyaka 9 tukiri ku musozi wo gutegereza. Nibwo we nk'umwana w'umuntu intege nke za muntu zamufashe, hanyuma yicira inzira arabyara. Yaje kubyara rero, uwo babyaranye biba ngombwa ko amuzana mu rugo tukabana. Kera najyaga numva bagasoma Bibiliya nk'uko nawe hari amagambo ujya wumva uyu munsi kugira ngo ntago byabayeho cyangwa bibaho, ariko burya bibaho. Nanjye rero najyaga numva Ana na Penina nkumva story yabo, avuga ngo yego ko se birashoboka abagore babiri babana, nkumva ni ibintu bidashoboka, ariko burya birashoboka. Birashoboka kuko nanjye byambayeho. Penina wanjye baramuzanye turabana, tubana mu nzu imwe. Ibintu byose birashoboka, ariko dufite na data wo mu ijuru duha imbaraga zo kugira ngo tubineshe. Nabanye rero na Penina wanjye tubana mu nzu, afite umwana njye ntamufite. Imana irandengera, naho nahavuye amahoro. Iryo shuri naryo narisohotsemo neza, nta muturanyi cyangwa ubuyobozi bwigeze buhurura kugira ngo budukize kuko ndimo gushwana na Penina wanjye. Rero nabanye na Penina iminsi ntago byari byoroshye, byari ibihe bitari binyoroheye, kuko mu by'ukuri igiye nza kugira wenda yego wenda nari nicaye ku ijambo Imana yari yarambwiye ko nzabyara, ariko nanone nta naho kujya nari mfite. Tukitubwizanya ukuri rwose ntago ntinya kubivuga. Wenda iyo nza kuba mfite nk'ahantu nari buze kubona umugore ahageze ndetse n'umwana, nkavuga nibyanze bikunze urwo ntago rukiri urwanjye. Narebaga inyuma iyo naturutse nkavuga yewe reka ngo umuhanda njye nteka ariko nirire ako base mpagume. Nuko rero nanjye narubayemo ndemera ndahaguma, ariko data wo mu ijuru ni mwizangiriye neza ndamushima. Iminsi iricuma yahavuye atwita indi nda ya kabiri. Imana ingirira neza, umutware waza kumushakira inzu aragenda amvira mu rugo amahoro. Uwo munsi nshima Imana, ndavuga ngo data wo mu ijuru ndagushima ko uyu munsi ntambaye iroza, kuko byarashobokaga, ariko Imana yabanye nanjye ntandukana nawe amahoro. Iryo shuri naryo mba ndyimutsemo ryo kubana na Penina mu nzu imwe. Yesu nashimwe, Imana yacu irashoboye. Iminsi rero yarongeye iricuma, abyara umwana wa kabiri. Mbangejeje imungeze nko mu myaka 14 rwose ndiyakira, nibera mugore wera Ejidiya, nkagerekaho ngo umugore utabyara. Ndiyakira ndavuga ngo buriya koko birashoboka ko ari ngewe utabyara. Niba umugore abyaye abana babiri nkaba ntarabyara, buriya ni ngewe koko utabyara. Ngerageza guca bugufi no koroha kugira ngo hatazabaho impamvu n'imwe yatuma wa mugabo yongera kumbwira ngo ningende. Ariko data warakoze, wagize neza, cyubahiro ni cyawe.
dufite imana yita ku batagira shinge na rugero, dufite imana irengera imfubyi, nimukomere. Rero iminsi yari isubitse, maze kugeza iyo myaka 14 nibera kuri uwo musozi, bwira Imana ngo base uzampa ijuru, kuko umunezero wo kwisi wo ndareba ntakiwubonye, ahubwo ndarushaho gusatira umubabaro. Ariko ntangira kubwira Imana ngo mbese impe kubigendamo neza, ntazabura umunezero wo kwisi, nkazabura n'ijuru. Ngerageza kubyitwaramo neza rwose, ntago twari buhurire mu nzira. N'ubu hari abantu bumva ubuhamya bwanjye akavuga se ni wowe Jidia tuzi, ni njyewe. None bira bintu wabagubana nabyo ni cyane, kuko narabirindaga cyane, kuko narabango birashoboka ko napfa runtunguye n'ijuru nkaribura, kandi no kwisi ntarigeze nezerwa, akora ibishoboka ngo ndebe ko basenda nazigira mu ijuru. Imana yangiriye neza, ngejeje imyaka 14, ndabyibuka neza, hari mu gitondo cya kare ndimo ndihuta, ubuhamya bwanjye ndagenda mbucagagura. Umuntu uzashaka kubukurikirana neza azajye kuri Hirwa TV Rwanda, kuri channel ya Hirwa TV Rwanda azabusangaho cyane izindi ncamake z'ubuhamya bwanjye. Hanyuma ndimo njya kurangura mu gitondo cya kare tugongana n'indi modoka, ndi mu modoka. Igitangaza rero cyabayeho nuko nakomeretse jyenyine muri taxi yari yuzuye abantu, umunwa wanjye wahise ucika, ariko Yesu ateranya iminwa. Haleluya. Ose murabona umunwa wanjye utameze neza. Ariko nanjyaga mbwira Imana, narayibwiye mamaze kumbwira ko igufwa ryanjye ryacitse. Nakundaga gusirimba, nakundaga kubyina, nicyo kintu cyandangaga. Bra niyo mpamvu nakundaga kubabwira ngo nyamuneka mwabajene mwe mujye mukoresha igihe cyanyu neza, kuko hari igihe kigera ukibutsa Imana. Nanjye rero narayibwenge ukuntu nibyiniraga mu rusengero, umutima wanjye ukanezerwa ndetse nkanaseka. None umuntu uracitse, nikuguru kuracitse. Rero bankiriyeho sima, ndihutishije, bankiraho sima ukuguru kose kuva mu kirenge kugera ku itako, n'umunwa wanjye barawudoda, baranyura njya mu rugo. Bantangiye irindi shuri ryo kuryama hasi, mfite ibikomere, ntago naryo ryari rinyoroheye, ntangira kwisabira gupfa kuko nabonaga ibihe bimereye nabi. Aho rero nari niryamiye hasi aho ngaho, ibintu byankomeranye, ntago byari byoroshye. Nabwiye Imana ngo ninyure, nongeye kwisabira gupfa nanone. Cyo gihe nari maze kugeza nk'ibiro nka 40, nari mfite nka 40. Ngira agafoto nifotoje nabanga akazambera urwibutso, mbaye ndiho cyambaye ntakiriho abantu bazakareba. Nisabiye gupfa rero, mbwira Imana ngo ninsezerere, kuko nari mbabaye cyane. Nababaye cyane rero. Umunsi umwe umuntu yararimo ampanagura mu mugongo, kuko nari meze nabi. Bansasiye muri saro, ntago bigeze bansasira mu cyumba, kuko icyumba cyacu cyari gito kandi abantu bagomba konsura. Byabaye ngombwa ko banzanira matora, bayishyira hasi muri saro. Niryamiraho muri saro. Rero arangije arambwira ngo uri mu gihano. Ushobora kuba nawe uyu munsi hari amagambo ujye ubwira ugacika intege, ariko burya niba yakubwira nawe ubizi neza ko ibyo bihe urimo ntibikajye bikubabaza. Ese umuntu nakubwira ngo waburaye, uzamurakara kandi nawe ubizi neza ko waburaye. Hari ibintu nyine biba bitakwiriye kukubabaza, kuko nawe ubizi neza ko ibyo bihe ubirimo, ahubwo wowe menya uko ubyitwaramo. Nanjye yarambwira ati se kuko aho utaba mu gihano ni heye? Use umuntu akomereka mu modoka y'abantu 18 agakomerekamo wenyine gutya gute? Nkuko utabyara. Ibi ni ibihano nyine byakujeho kubera kutabyara. Ndavuga ntewe Mana, cyo kwa Mana, nimba ari ukuhana abantu batabyara bahuye n'ibibazo, use umuntu uramuhanuka bikabigenda gutya nyine. Ariko narababaye uwo munsi, mbwira Imana ngo nibi wabibonye washyiraho iherezo. Rero nshimye Imana yo mu ijuru, kuko uwo munsi cyangwa iyo minsi nakoze impanuka ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 2011, ntago njya mbyibagirwa. Hari mu kwezi kwa 4, ariko ndakeka ko uko kwezi kwa 4 nubwo hari kuri izo tariki 4 gusa, naho nubwo nari mu kababaro, ariko Uwiteka nawe yabyitegerezaga cyane. Aho nari ndyamye hasi, aho bampanaguraga, aho bampaga ibiryo binombye, aho banteruraga, aho ngaho shima Yesu mu ijuru yangiriye neza. Nibwo aho ngaho hasi myaka 14, aho niho nasamiye. Yesu nashimwe. Aho niho nasamiye rero,
birantungura cyane ndavuga ngo burya se naho byanutse naho abantu barara bonyine naho ngaha burya ujya usura abantu nyine birashekeje kuko ntago wabyumva ariko nyine hari ukuntu Imana yo izi kwiyeranja hari ukuntu nyine ibigenza ntubimbaze kuko nawe urumva umuntu ntiyasamye ari muzima agenda ariko aryamye hasi baramuterura ariko agasama nyine kubera ko wari umugambi w'Imana kwari ukugira ngo nabyo nzabivuge mumenye ko burya nabyo bishoboka. Rero Imana yandindiye umwana mu nda ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2012 saa 7 z'ijoro nibwo Imana yitamuruye impa umwana w'umuhungu mu mpera Imana icyubahiro. Imana rero inezeza umutima wanjye ndayishima yagize neza. Kintu muganga yarambwiye ngo dore madamu urabyaye nari ndi mu bitaro CHK abaganga bose urumva barimo bazenguruka ku mugore mu myaka 15 ugiye kubyara urumva buri muntu wese yacungiraga hafi aho ngaho narabwiye ngo nimubanze mu ndebere ko uwo mwana yujuje ibisabwa nkamubwira ndeba hirya hamubwiye nti uwo mwana afite amaguru ndebera ko afite n'amaboko mbere yuko mureba kuko nareba ngo se birashoboka ko nabyara umuntu ufite amaboko umuntu muzi numvaga nyine ko bitashoboka mu by'ukuri pe nk'umwana w'umuntu numvaga bitakunda ariko kuko Imana ari umuhanga kandi yari yarabivuze ko izatanga umwana rero barambwira ngo umwana wijuje ibisabwa byose nsanga umwana wanjye ni muzima uwo munsi Uwiteka naho arahaseruka ndahabona. Haleluya haleluya Yesu wacu ni umugabo mwiza nubwo nyine ubanza ugakandwa ibintu bikakurya nawe wagwa mikoro ngo uvuge wasanga hari aho wabanje kunyura kugira ngo ubumeze ukomeze uyu munsi. Haleluya niko Imana yacu nyine bigenza nimba utaranabinyura birashoboka ko wazanabinyuramo kuko niko isi nyine iteye. Rero Uwiteka ngirira neza ndamushima arangije aritamurura urumva nta bukwe nari narigeze nkora urumva ubukwe bwo mu minsi 3 cyangwa 4 ntago bwabayeho urumva myamaze imyaka 15 nta gikwe wa mugani wawe niwo njya numva bavuga gutyo nta kintu na kimwe ariko umutware umwana wacu afite 9 aragatino numva twakora ubukwe ukaba umugore w'isezerano. Yesu rero arabikora ndabibona mukeba wanje urumva kimara kumenya ko ntwita isa twita indi nda ya 3 ahita byara nanone aravuga ati none ngira ngo Egide ashobora kuba ari buntwara umugabo ubwo abyaye uyu mugabo wanze kumusiga mbyaye abahungu 2 akaba agiye kubyara ashobora ko muntwara ariko data nyine iyo yavuze aba yavuze arinda ijambo rye ntago ibyo byose yabyitayeho ntago yitaye ko abyaye abana 3 arangije umutwara ambwa ati tugomba gusezerana ndabyemera biranezeza cyane binezeza umutima ndavuga ngo kuko Mana wari warambwiye ko nzakora ubukwe n'iki ngicyo uragikoze. Rero Imana yankoreye ubukwe tujya mu murenge ndetse nambara n'agatimba ubu uyu munsi ndubatse. Haleluya haleluya nta kintu na kimwe kinanira Imana nta hantu na hamwe habaho Imana itakura umuntu nubwo bakwiru sinabibabwiye se nubwo ari mu ncamake ariko mwabyumvishe detaye y'ubuzima bwanjye kugeza uyu munsi. Imana rero yangiriye neza uyu munsi nitwa Mama Hirwa nagiye kubyara bari baranyise izina nitwaga Cyasha nahinguka hari ati Cyasha arahingutse ati Cyasha uraje ndaje ariko Yesu ni mwiza ahindura amazina. Haleluya haleluya dufite Imana ihindura amazina dufite Imana ihindura ibihe dufite Imana haleluya dufite Imana bene data namwe nimukomere Uwiteka yabahindurira amazina Uwiteka yabahindurira ibihe. Mama Hirwa ndi Mama Hirwa ntago umunsi nyitwa Cyasha. Rero uyu munsi ni ngewe twaganiraga ku buhamya bwanjye cyangwa mu ncamake y'urugendo rwanjye kugira ngo mbabwire ukuntu Imana yacu igira neza kugira ngo Imana yacu mbabwire ukuntu irera igakuza. Haleluya
ntago yita ku babyeyi bawe bapfuye ari bato uri muto, ntago yita kuri umukene, ntago yita kuba muri Kigali utahagira inzu, ntago yita ko nta kazi ugira, nta kintu na kimwe ishingira, y'ubwayira kurinda kuko niyo yakuremye. Haleluya. Nta muntu n'umwe ibaragishije inama ngo imubaze ngo uri azabaho gute. Oya, ubwo buzima bwose urimo gucamo niko yabuguteguriye, ahubwo wowe bubemo neza. Wigira uwo witwaraho umwikomo, wigira uwo wivuga ngo buriya ngo se ngo arabigenza gutyo kubera iki kandi ari inzira Imana yaguteguriye. Haleluya. Ahubwo inzira yawe yibemo neza kugira ngo Uwiteka naza kugutabara azasangura imaso. Rero nasabaga umuyobozi wa gahunda kugira ngo ansomere ijambo ry'Imana tubona mu Gutegeka kwa 2 ibice byaho 2 n'umurongo wa 1. Ibice byaho 2 n'umurongo wa 1. Gutegeka kwa 2 igice cya 2 umurongo wa 1. Maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura, uko Uwiteka yategetse. Tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati, igihe wazengurukiye uyu musozi kirahagije. Ndekerera aho ngaho. Haleluya. Aha ngaha iyi nkuru iravuga ati iravuga ngo urugendo n'intambara baboneye mu butayu. Urugendo n'intambara baboneye mu butayu. Urugendo wagenzemo mu bupfubyi bwawe, urugendo wagenzemo mu kubura akazi, urugendo wagenzemo mu gusonza, urugendo wagenzemo mu butayu wazengurutse. Haleluya. Hano ngo Abisiraheli baragenze barananirwa, ngo barazenguruka umusozi, barawuzenguruka rwose barawugenda. Ariko uyu munsi ntago hari kubwirwa Abisiraheli, harabwirwa wowe ngo igihe wazengurukiye. Haleluya. Wazenguruka gukabura igisubizo, ukazenguruka ukongera ugakata ukabona ugarutse hahandi, ukazenguruka ukabona igisubizo ntikiboneka, ukadepoza ukabona akazi ntikaza, ugakora ukabona ntago bigenda. Haleluya, haleluya. Ariko ijambo ry'Imana rirongera riramanuka riravuga ngo igihe wazengurukiye kirahagije. Haleluya. Iri jambo muri kuryumva rirabwirwa wowe nanjye ngo igihe wazengurukiye, ngo bazenguruka umusozi barawugenda, maze uzenguruka ubupfubyi wa burakuzengurutse imyaka 17, burakuzengurutsa nkuko nawe burimo kukuzengurutsa uyu munsi, ubukene burakuzengurutsa nkuko burimo kukuzengurutsa. Ariko Uwiteka Mana ijambo ry'ihumure uyu munsi arimo aravuga ngo igihe wazengurukiye kirahagije. Haleluya. Arongera aravuga ngo cyamikaho gatoya. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana ryongeye kutanga ihumura ya masaha ngo igihe wazengurukiye kirahagije. Wa mukobwa we nawe igihe wazengurukiye kirahagije, ibibazo wazengurutsemo birahagije. Nukuri Uwiteka uyu munsi yongera agenderera ubuzima bwawe. Ibibazo warurimo, ubibazo warumazemo iminsi, warumaze iminsi usenga buri munsi ukavuga ngo birashoboka, ngo birashoboka ko nanjye ahantu ndi nahava, ngo birashoboka ko nanjye nabona ubwishyu, ngo birashoboka. Ariko humura, haje ijambo ry'ihumure ryongera guhumuriza umutima wawe ngo igihe wazengurukiye kirahagije, ngo noneho aho bigeze ngo cyamika. Ongera udusomere gatoya nanone ku murongo waho wa 7. Umurongo wa 7 uravuze ngo ati, kuko Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo yose ukiva mu maboko, ikuva mu maboko, ikita ku rugendo rwawe rwo muri ubu butayu bunini. Uwiteka Imana yawe ikabana nawe iyi myaka uko ari 40, ntihagire ico ubura. Amen. Haleluya. Urumva uko Uwiteka avuga ngo Uwiteka hira umurimo wose uva mu maboko yawe. Ibyo ukora byose Imana ibiguheramo umugisha. Haleluya. Ibyo ukora byose Uwiteka biguheramo umugisha kandi bivuye mu maboko yawe.
mwaryaga ngo imitsima, ngo nta nubwo mwanywaga inzoga zisembuye, ngo ariko Uwiteka yabanaga namwe. Haleluya. Niko Uwiteka nawe abana nawe uyu munsi. Niyo mpamvu ubona wambara imyenda ntigusazireho we. Umuntu yabona uwambaye akabona warimbye. Haleluya. Ukakamesa ukagatera ipasi ukongera ukakambara, umuntu atari kuri muntu araberwa. Uwiteka himbazwe cyane. Haleluya. Ngo niyo mpamvu nabarinze mbarindira mu butayu, ngo imyenda yanyu ntiyabasaziyeho we. Ntago Uwiteka nawe azatuma imyenda igusaziraho. Haleluya. Nta nubwo ngo yatumye ngo inkweto zibasaziraho mu birenge. Uwiteka yarinze ibirenge byabo, wari wambaye inkweto yagumye ari iyo nkweto, ntigeze icika, n'amahwa ntigeze ayica. Reka Uwiteka nawe uyu munsi yongera kugenderere. Humura rero nubwo urimo kuzenguruka, hari Imana ikurinze, hari Imana ikuzengurutse, idashobora gutuma imyenda igusaziraho, idashobora gutuma inkweto zigucikiraho, idashobora gutuma usonzera mu butayu. Humura rero kuko Imana yacu irahari kandi irashoboye. Inshuti zanjye rero bavandimwe, nagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe wazengurukiye mu butayu kirahagije. Wowe nturitahanyera, ubu nuwabikubaza ntiwamusubiza. Ngo igihe wazengurukiye mu butayu kirahagije, ngo noneho cyamika. Haleluya. Cyamika wakira ibyawe, cyamikaho, cyamika wakira akazi, cyamika wakira imyenda, cyamika wakira inzu, cyamika wakira ibyo kurya, cyamikaho. Satani yikubwira ngo burani runaka wabwirwaga ni wowe nanjye ninjye. Igihe wazengurukiye kirahagije, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riravuga ngo cyamikaho. Rero nshuti zanjye bavandimwe, uyu munsi ijambo ry'Imana Imana yarakize ku mutima wanjye, ryari ringiri kwari kugira ngo tuvuge ko dufite Imana ishoboye, dufite Imana igabura, dufite Imana izi kureba ko abantu bazengurutse barushye. Haleluya. Haleluya. Imana irabireba ikabona warushye we. Niyo mpamvu uyu munsi bampaye gahunda yo kugira ngo mvuge, kuko yabonaga warushye, nyamara mu byakire. Erega guhanura burya si ukugira ngo utitire, ubu ni ubuhanuzi. Haleluya. Imana yabonaga warushye, yabonaga wazengurutse, igihe wazengurukiye wananiwe, irangije itegure Jidiya kugira ngo azabwirize uyu munsi, kugira ngo akubwire ngo none igihe wazengurukiye kirahagije, ariko noneho cyamika. Ngo cyamika nawe uruhuke. Haleluya. Yesu wo mu ijuru abaho umugisha kandi abagirire neza. Reka mbasabe muhaguruke dusenga Imana. Muhaguruke kandi umuntu wese ahaguruka byizeye, abwira Imana ngo dore igihe nazengurukiye, ngo dore igihe nazengurukiye nshaka akazi, ngo dore igihe nazengurukiye nshaka amafaranga, dore igihe nazengurukiye nshaka kubaka inzu, dore igihe nazengurukiye. Ni wowe uzi ibyo umaze iminsi uzenguruka usaba Imana. Haleluya. Ni wowe uzi iminsi ibyo umaze iminsi uzenguruka, niko ugiye gusenga Imana ubwira, uyibwira ngo ndabirambiwe, noneho nyemerera nanjye nyamike. Tugiye gucyamika uyu munsi, buri muntu wese ateruriza isengesho rye abwira Imana akagiye gucyamika. Uwiteka Imana ikomeye ituye mu gihugu cyo mu ijuru, turagushimiye kuri Uwera wa Isiraheli, turagushimiye kudutegurira ibyo kurya byuzuye, turagushimiye kutegura ifunguro ryuzuye, turagushimiye ko uyu munsi wadutegurira ifunguro rihagije, kuko ijambo ryawe riratubwenga igihe twazengurukiye ubutayu kirahagije. Haleluya. Ngo nyamara warabibonaga byose, ngo niyo mpamvu waturinze ntacyo twabaye, wagize neza urakarama mwami w'abami. Reka buri muntu wese uri hano wumvishira ijambo, yaramaze iminsi hari ibyo yazengurukaga byari bimuruhije, hari uwazengurukaga databuja yarivuje byaranze, hari uwazengurukaga ashaka amafaranga yarayabuze, hari uwazengurukaga ashaka kubaka, hari uwazengurukaga ashaka akazi, ariko Uwiteka uyu munsi habonetse ijambo ry'ihumure rivuga ngo noneho niducyamike. Rero turacyamitse, turaje, tugirire neza, maze Uwiteka ukomeze kuduhisha. Haleluya. Ukomeze kugirira neza abantu bawe, reka ubwoko bwawe bubone umugisha. Wakoze mwami w'abami, urakoze urakarama, icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu. Amen.